Nyuma y'iminsi myinshi ku mbuga nkoranyambaga hakwiragira amakuru atari meza bavuga yuko Iwacu Bruce ashobora kuba yaratandukanye n'umufasha wiwe, uyu muhanzi rero Bruce Melody kuri uyu mwanya ariyizeye avuga ko byo gutandukana n'umugore wiwe bimaze iminsi bikwiragira ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro ajyanye na Mia Empire, uyu muhanzi Bruce Melody yabajijwe ku by'amashusho yagaragaye mw'iriya ndirimbo yiwe afata imashini agahuha umusatsi w'umuntu, ni mu gihe bamwe babivuze nko kwiyenza kuri The Ben. Uyu muhanzi Bruce Melody nabyo yabisobanuye rwose avuga icyo yari agamije mu guhuha umusatsi mw'iriya ndirimbo yiwe. Reka tubigarukeho rero ndetse turibanda cyane ku byo yakomoje cyane ku bijyanye no gutandukana n'umufasha we bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko ashobora kuba afite irindi habara cyangwa se undi mukunzi ashobora kuba yaricyuriye ku ruhande. Ngo ahe ikaze rero k'uyu muyoboro mugari, nimba ari ubwa mbere wageze kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi inshuti yanjye mu biganiro ndetse n'amakuru aba agiye atandukanye biba bivugwa hirya no hino. Bruce Melody rero ku bijyanye no gutandukana n'umugore wiwe yabihakanye iby'amakuru amaze iminsi avuga ko we n'umugore we Katerina batandukanye, uyu muhanzi akamusimbuza uwitwa Mami Radiva. Uyu Bruce Melody yabihakanye ndetse yivuye inyuma avuga yuko umugore we bari kumwe ndetse banameranye neza. Uyu muhanzi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Mia Empire, yabajijwe ku makuru avuga ko yasenye ubu nta rugo afite. Uyu muhanzi gusubiza yavuze ko ntawe yatumiye ajya kubaka urugo. Yagize ati njyewe mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'umuntu nshaka, muranyumva neza, mfite n'ubwo kubaho ubuzima bwanjye uko nshaka, ubwo ndafite n'ubwo kuzana umuryango wanjye muri ibi bintu byanyu cyangwa se muri ibi bintu mubona nirirwamo buri munsi. Mu by'ukuri Iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody ni umwe mu banyarwanda batakunze kugaragaza abagore babo mu itangazamakuru, kandi akaba ari icyamamare ku rwego rwo hejuru. Ariko nyamara ni mu gihe hakunzwe kuvuga amakuru y'uko Bruce Melody adahuza n'umugore wiwe bitewe n'uko uyu muhanzi ashobora ngo kuba amuca inyuma. Uyu muhanzi Bruce Melody we n'umugore we Catherine babyaranye abana bagera kuri 2. Icyakora uyu muhanzi yakomeje agira ati nkanjye nakwizana ariko nk'ibi bintu umuryango wanjye wo uriho abana banjye na mama wabo, hanyuma ibijyanye n'irangamimerere ryanjye ni mu nshingano zanjye kandi ni umushinga w'irangamuntu, bibarizwa amakuru ajyanye n'umuryango. Umuntu asohora amakuru abona yuko ntacyo yahungabanya cyangwa se yabangamira ku muryango wiwe. Niyo mpamvu uyu muhanzi Bruce Melody yavuze ati ku bijyanye n'umugore wiwe rero ntabwo akunda kubikomozaho, nta bintu byinshi byo kubivugaho. Yakomeje avuga ko umuntu wandika kuri X ngo yarasenye n'ubundi ajya kubaka atari yarigeze amuhamagara. Yagize ati none ko ntamuhamagaye nubaka, namuhamagaye nsenya. Ibyo ni ibyanjye nanjye, kandi n'abasenya ni abagabo, usibye ko naba n'umuyisilamu, mfite uburenganzira busesuye bwo kubaho mu mudendezo wanjye, nkaba ntazana umugore urenze umwe. Rero ntewe ishema n'umuryango wanjye kandi nkunda n'abantu bawuvugaho cyane. Yakomeje asaba ko nta muntu wazongera kumubaza ikibazo kijyanye n'umuryango wiwe. Yagize ati umuryango wanjye ndawubaha cyane kuko nawubonye ungoye kandi nywukeneye, bibe mu bihe mereye neza cyangwa se n'abamerewe nabi, ntawe bireba. kandi ikindi ngewe nkunda umuryango wanjye ndawubaha cyane. Ku bantu rero bashobora kuza bagasakuza ibintu nk'ibyo mu kubaha ko abana bakiri batoya, ntekereza ko umuntu wese ugira ubwenge yigeze kuba umwana kandi nawe yamubyara. Iyo rero uri kwinjira mu muryango w'undi muntu uba uri kwangiza cyane n'umwana. Naho ubundi
meze neza, icyo kibazo ntuzongere kukimbaza warumbajije kijyanye n'umuryango wanjye. Aho ngaho yabwiraga Murindahabi Irene amuha agasopo kuzongera kumubaza ku byo umuryango wiwe. Yanabajijwe kandi ku by'amashusho ari mu ndirimbo ye yitwa Munyakazi aheruka gushyira hanze, aho yagaragaje asaba imashini ihuha umusatsi w'umusore yifashishije mu mashusho yayo, bamwe bafata nko kwinza kuri The Ben, avuga ko yagiraga abantu inama mu kwirinda umuyaga. Gusa benshi ntabwo ari uko babibonye, bavuze yuko Bruce Melody biriya byose yabikoze ari ukugira yiyenze kuri The Ben. Mu kwisobanura yavuze yuko ari ibintu yakoze yereka abantu uburyo bagomba kwirinda umuyaga. Reka rero nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza, unagubwe neza, nimba ari ubwa mbere ugeze hano ngaha kora subscribe kugira tugiye tuba